ku bantu bizera Imana bazi ijambo rikunda gusubirwamo inshuro nyinshi ngo ibihe bihora bisimburana iteka. Muri rusange uyu munsi ku ruhande rwa Tricia nyuma y'agahinda gakabije n'ibyishimo, nyuma y'ibyishimo kuri Lewis ubu ni umubabaro uteye ubwoba ndetse n'urujijo. Icyakoze twebwe tuzi birimo kubera muri iyi sinema ni nyuma y'uko bagerageza kuba bashimuta Alice. Mu by'ukuri aka nagahinda Lewis yaragiye kuzapfana igihe kirekire, biranze amenya ukuri kabone nubwo atatinze kuri icyo kibazo cyane nyuma y'ishavu n'agahinda Alice yari afite ndetse bakiri mu rungabangabo. Ari nabwo Tricia yamugiraga inama ndetse anamwibutsa ibyiza mama we yakoze, gusa ntashobora kwiringira uburyo cy'ubungubu mama wa Lewis ari umuntu mubi kandi umuteye ubwoba. Icyakoze igihe kirageze ngo nawe arire aregerete. Igihe yabwirwaga ari amagambo ntutekereze ko yari yishimye, ni nkaho bamuteraga igisongo mu mutima kubera ko ubucakura n'amanyanga bwe bwagaragaye kabone nubwo yabihakanaga. Murabizi neza uburyo abanyamafuti bitwara iyo bafashwe. Icyakoze musengere cyane Tricia kugira ngo urukundo rwe rutazigera rusenyuka. Muri rusange musengere na Alice urukundo rwe rutera imbere. Icyakoze Imana ibirimo ikomeza kugaragaza ukuri, bivuze ngo kugeza ku iherezo Alice ndetse na Lewis bagomba kubana uko byagenda kose kabone nubwo imitego yose mama wabo agenda batega nta n'umwe urafata, kandi natwe twiringira tudashidikanya ko nta kintu na kimwe azigerageraho. Uyu munsi tumenya amakuru ko uwo tuzi nkanana yerekeye mu mahanga. Ese yajyanwe n'iki? Ni ubutumwa bwo gutanga amazimwe ko ubukwe bwahagaze cyangwa ni ibindi nta wamenya. Twebwe reka dutegereze episode ikurikira. Mwebwe mukunda The Homeless Girl mukomeze kudukandira ga subscribe